sinzatuza abandi babiba, nanjye nzabiba nkabo. Igihe cy'isarura kigeze, nanjye nsarure nkabo. Sinzatuza abandi babiba, nanjye nzabiba nkabo. Igihe cy'isarura kigeze, nanjye nsarure nkabo. Mana data wa twese, uyu ni umwanya mwiza uduhaye, uyu ni umwanya udasanzwe. Nanjye ndagushimye kandi nje imbere yawe. Uwiteka, uyu mwanya ari we wenyine ukora, abandi twese tugaragare imbere yawe dutunganye. Urakoze rero, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Ndashima Imana uyu munsi Imana impaye kugira ngo nongere mboneke imbere y'ubwoko bwayo. Nshima Imana kugira ngo tuganire ku ijambo umwanya muto cyane, ubundi dusenge. Ndashima Imana rero yo yangiriye neza. Uyu munsi niriwe numva mfite ibyishimo byinshi cyane, niriwe numva mfite ishyaka. Muri mbya yaravuze ngo mfite ishyaka ryo kukwamamaza. Arongera araririmba ngo iminsi nsigaje ntabwo nyizi, wenda birashoboka ko ari amasegonda, birashoboka ko ari amezi, imyaka, ariko icyo tuzi nuko itazapfa ubusa. Uyu muririmbyi rero yaririmbye ngo sinzatuza abandi babiba, nanjye nzabiba nkabo. Igihe cy'isarura nikigera, nanjye nsarure nkabo. Mu by'ukuri nagiye mbona abahinzi, kubera ko twakuze dusanga umurimo wo guhinga ari umurimo twisangamo. Noneho najyaga mbona abahinzi bajyaga gusohora akenshi imbuto. Noneho iyo basohoraga imbuto, hari igihe babaga bafite iyo mbuto yonyine mu nzu. Noneho iyo mbuto muri kwa kuyisohora, abana se tuvuge nimba ababyeyi basohoye imbuto bajya kuyihinga, byabaga ari nk'igihe cyo guhinga wenda ibishyimbo. Noneho bagafata nk'ibishyimbo babijyana mu murima, abana bagasigara barira bavuga bati mama cyangwa se dadi tuzarya iki kujyanye ibishyimbo kubibiba. Ababyeyi bakanga bakavuga ati uko byagenda kose reka tugende tubibibe, wenda amaherezo tuzunguka. Bakabibiba batazi nimba izuba rizaka, bakabiba batazi nimba imvura izagwa, bakabibiba batazi nimba hari icyo bazageraho, bakabiba bavuga ati wenda si inyoni nibiramuka bije inyoni zizabyona. Mu by'ukuri babibaga bafite icyizere cy'uko nyuma yo kubiba hazabaho no gusarura. Rero babibibaga abana barira kubera inzara, cyane cyane byakundaga kuba nko mu bihe byabaga ari iby'amapfa, imbuto ari ntayo, mbese ubuzima ubona bugoye. Ariko bakavuga bati muri ibi biro 5 wenda by'ibishyimbo dusigaranye, reka twemere tujye kubibiba, wenda ntituzarye ibishyimbo cyangwa se tuzajye turya ibindi, ariko ibishyimbo tugiye kubibiba. Bakagenda bakabibiba. Muri icyo gihe rero cyo kubibiba, wabonaga mu by'ukuri ari amaganya, ari imibabaro mu rugo. Ubona kuko niyo wagisuraga mu rugo wabonaga wenda nta n'ibishyimbo bihari, cyangwa se nta n'imbuto ihari. Rimwe na rimwe hari n'abajyaga gusaba imbuto, abandi bakajya kuyikorera mu byaro cyangwa se guhingiriza kugira ngo babone imbuto wenda nabo bazajye guhinga. Abandi bakaba nta mbuto bafite, bakajya gufatanya imirima n'abandi bafite imbuto kugira ngo nibasarura bazabashe kugabana. Rero mu ibiba ryabyo nabonaga ari ibintu biba bigoye, kandi ni ibintu bitabaga byoroshye na gatoya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'amezi runaka, iyo bajyaga gusarura, ubundi batangiraga kubona umusaruro wo kubiba mu gihe batangiraga kubona icyo bita umushogoro, cyangwa se abazi ibishyimbo ngira ngo barabizi. Mu cyagiye ibishyimbo biba bitangiye kuzana amababi, umushogoro, bakagenda bakawufata bakajya kuwushyira ku bitoki bakarya. Ukabona rwose abana batangiye kwishima, ukabona ko mu rugo hatangiye kuzamo akanyamuneza neza. Noneho igihe kigera
ibishyimbo bikera, bagatangira bakajya gusoroma ibishyimbo bagateka, izuba ryakaka bikuma bakabihura bakabona ibishyimbo, noneho bagahunika. Ababibye ibiro 5 ugasanga wenda bakuyemo nk'umufuka w'ibishyimbo w'ibiro 50, kubera ko babibibye nyine. Mu by'ukuri babibaga bababaye ariko bagasarura bishimye. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndavuze rero, ntangiye indirimbo avuga ngo sinzatuza abandi babiba, nanjye nzabiba nkabo. Mu by'ukuri igihe cyo kubiba, bamwe wasangaga rimwe na rimwe bavuga ntabwo tuzajya kubiba, ntabwo tuzajya guhinga, ugasanga babaye abanebwe. Ariko abandi basarura ugasanga nibo baje kubasaba ati nyamuneka mwaduhaye ibigori, turabona ibigori byeze, mwaduhaye tukajya kotsa. Ariko kandi wibuke ko bajya kubibiba abandi bari basamye, abandi bari bicaye, abandi bari bahagaze hariya, abandi bari bashungereze bavuga ngo ibyo mubiba ntabwo bizamera, ibyo mubiba mbese ko mubiba izuba riri hehe cyangwa se imvura iri hehe. Nibyo babaga barimo umunsi ku wundi. Uyu muririmbyi we rero arangije aravuga ngo ntabwo nzatuza abandi babiba, nanjye nzabiba nkabo. Igihe cy'isarura nikigera nanjye sarure nkabo. Kirazira cyangwa se biragatsindwa kubona abandi basarura wowe wipfumbase mu maboko. Birababaza cyane kubona abandi bagera ku nsinzi yabo, wowe uriho urareba, uriho ureba n'amaso yawe, ukajya uvuga ati mbese buriya yonza, ugatangira ukicuza ukavuga ati yonza kubikora wenda nanjye mba narabigezeho. Ariko Imana idusange kandi Imana itubabarire. Rero ntabwo tuzatuza kubiba abandi babiba, ahubwo tuzabiba igihe cy'isarura, nabo nibasarura natwe dusarure. Ibi ndabishyira mu buryo bw'umwuka. Mu by'ukuri hari igihe wanga gukora ibyiza. Umuririmbyi ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo wanga gukora ari byiza, ni wanga kubikora amabuye azarangurura. Ibyo mwanga gukora ari byiza, ni mwanga kubikora abasazi bazabikora. Ibyo mwanga gukora ari byiza, ni mwanga kubikora abo ubona ko bidashoboye bazabikora. Rero ntuzatuze kubiba abandi babiba, kuko igihe cy'isarura nikigera nawe uzasarura nkabo. Mwene data, ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, birashoboka yuko hari igihe ugerageza ukavuga ati kubiba biragoye, ndetse yewe biransaba imbaraga nyinshi. Kubiba birasaba energy zikomeye cyane kugira ngo uzabashe kubiba. Rimwe na rimwe hari icyo bita kwigomwa imbuto kugira ngo uzabashe gusarura. Hari abantu rero igihe cyo kubiba iyo kigeze batangira kuvuga ngo yango biragoye, birababaza, guhinga umushike biragoye, cyangwa se kugira ngo utereka nkubwire, nta muntu urya ikitamugoye. Nimba ugira ngo ndakubesha, uzagenda ubibaze mu Itangiriro. Imana ibwira umugabo, iramubwira ngo, ibwira Adamu iramubwira ngo uzajya urya wiyushya icyuya. Ntabwo uzagera ku ntego yawe wibwira yuko ibintu byose bizaza muri ambiance. Oya, reka nkubwire ngo ntuzatuza abandi babiba, nawe uzabibe nkabo. Igihe cy'isarura nikigera uzasarure nkabo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turi ku munsi wa 4 w'amasengesho. Naringize ngo nkubwire ngo igihe cyo kubiba ni iki, kandi n'igihe cy'isarura nacyo kizagera, ubwo abana b'Imana bazerekanwa ku musozi wa Elayono, ubwo Kristo azamanuka aje gutwara be. Ndagira ngo nkubwire ngo umusozi watangiye kwiyasa ibitutu. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe nikigera tuzajya kwimana na Kristo imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero yaduhaye agakiza. Mu by'ukuri ntabwo agakiza kari katugenewe kubera ko twari abanyamahanga, ariko ndashima Imana yo yatwemereye yuko natwe muri abo banyamahanga natwe tubamo. Yigeze yagera ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye, ninjye mu byahishwe n'avuga ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo agakiza kakiri akaba abayisirayeli gusa, ahubwo kabaye aka twese, kuko ni data wa twese. Erega nubwo Aburahamu atatuzi, nubwo bene wacu batatumenya, nubwo, ariko Imana ni data wa twese. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero ko uyu munsi yatumenye bidukwiye. Turi ku munsi wa 4 w'amasengesho, turi watubwira Imana ngo Mana, warakoze kubana natwe, warakoze kutugirira neza. Ni igihe cy'amasengesho yo kugarurirwa agaciro. Birashoboka ko ari agaciro watakaje mu bantu, birashoboka ko ari agaciro watakaje mu nshuti zawe, birashoboka ko ari agaciro watakaje mu muryango wawe, birashoboka ko ari agaciro watakaje mu kazi ukora, birashoboka ko ari agaciro watakaje muri society tubayemo. Ariko ndagira nkubwire ngo Uwiteka agaruye agaciro ku
ku buzima bwawe, nawe wakongera ukagira icyo bita in common value, noneho nawe ugahagarara ukavuga ngo Mana ndagushimye kuko wampaye agaciro, nyamara hari ibyari byarantesheje agaciro. Imana itugire neza cyane. Rero ku munsi wa mbere murabyibuka neza twari turi kuva ku ijambo rivuga ngo mbese ni iyihe soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho. Twaje gusanga nta yindi soko y'amazi meza umuntu akwiye kuvomaho atari kuri Kristo wenyine. Imana ishimwe cyane. Umunsi wa kabiri twari turi ku magambo meza, ndagira ngo nkubwire ngo yaravuga ngo mbese intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu ni iyihe. Mu by'ukuri intangiriro y'ubuzima bwiza ku muntu twaje gusanga nta handi usibye muri wewe wenyine. Ni ukuvuga ngo nimba isoko imara inyota ari Yesu, ubuzima ukanywa kuri ayo mazi, ukanywa kuri iyo soko, ukavoma kuri ayo mazi meza, amazi atarimo ibirohi, amazi atarimo ibikeri, amazi atarimo imisungwe, amazi atarimo bwa bukoko bwose, ukanywa ku mazi meza amara inyota ari we Yesu Kristo, none si intangiriro y'ubuzima bwiza ku buzima bwawe ubwo icyo gihe yabaga ari iyi. Mu by'ukuri twaje gusanga nyuma y'uko unywa ku mazi meza, intangiriro y'ubuzima bwa mbere yari uko umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko kandi intangiriro yo kongera kugera kuri bwa buzima iri muri wowe imbere. Imana ishimwe cyane. Ni wowe wenyine ukora icyo bita determination kugira ngo ugere ku cy'Imana yavuganye nawe. Ntabwo ushobora kugera ku cy'Imana yavuganye nawe wowe ubwawe utabyiyumvisemo. Ntabwo Imana ifata ku ngufu nshuti yanjye. Ntabwo Imana iza ngo ikubwire ngo ndagucakiye, oya, ahubwo irakubwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyo Imana ivuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze, c'est-à-dire ko hari icyo bita action ivuga ngo nimuze, kuza, donc kugenda gusanga Yesu. Iyo ni action isabwa wowe Yesu ahamagaye. Ntabwo Imana rero izaza ngo ikubwire ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo nirangiza izi guterura aho wari uhagaze ikuzane igushyira imbere ye, oya, ahubwo Imana iravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze. Donc action ya mbere wowe ugomba usabwa imbere y'Imana ni ukuza imbere y'Imana, ni ugutera intambwe ukaza, abarushe n'abaremerewe mukaza, abanyamibabaro mukaza, abafite intege nkeya mukaza, ababuze uko babigenza mukaza, ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange. Ni ukuvuga ngo hari ukuza ugasanga Imana, noneho ugakora igikorwa cyo bita kukuruhura. Imana ishimwe cyane. Iraguhamagara wowe ugakora action. Iyo rero twasanze ari determination nziza abantu bose bagomba gusabwa nyuma y'uko banywa ku mazi bakanywa, nyuma y'uko bashira inyota. Imana yigeze yasanga Samusoni ifukura iriba mu butayu bw'irehe, amazi yawo nta yari ahari. Mu by'ukuri ubutayu bw'irehe bwari bukakaye, kandi ubutayu bw'irehe bwari butagira amazi. Wibuke yuko hari habanje urusaku rw'Abafilisitiya, wibuke ko urusaku rwari rurerure. Nuko ngo Samusoni bigeze ku gicamunsi, imigogo iradohoka, iminyuri iradohoka, yari imuboshye ku maboko ihinduka nk'urugwegwe, ngarayicagagura, arangije ngasingira umusawa w'indogobe ngo yica abantu ibihumbi. Nuko ngo ku gicamunsi arangije inyota iramwica, agumwuma mu butayu bw'irehe. Mwene data ndagira nkubwire, warwanye na byinshi, warwanye n'intambara nyinshi mu butayu, warwanye n'intambara zitandukanye, warwanye n'ibyaguhigaga, noneho naho ugerageje gushaka kubinesha inyota nayo irakwica. Nuko mu butayu warwaniyemo rero, mu kibuga cy'intambara warwaniyemo nta mazi yari ahari. Mu kibuga cy'intambara warwanye na za nyabingi z'imiryango, nta mazi wahabonaga. Mu kibuga cy'intambara urwana na za karande, nta mazi wahabonaga. Mu kibuga cy'intambara urwana n'abarozi, nta mazi wahabonaga. Ariko ndagira ngo nkubwire, mu butayu bw'irehe hatagira amazi, Uwiteka afukura iriba. Imana ishimwe cyane. Ntabwo afukura iriba risanzwe, ntabwo
afukura iriba rya rindi ritagira icyo rizamara, ntabwo afukura iriba ritazagira icyo rikugezaho, ahubwo afukura iriba wamara kunywa. Bibiliya irambwira ngo Samusoni ngashira inyota ngo umutima usubira mu nda. Imana ishimwe cyane. Hari igihe turwana n'ibiturwanya umutima wacu ugahaba, hari igihe turwana n'abadayimoni umutima ugahaba, hari igihe turwana n'amanzi bacu umutima ugahaba ugahahamuka, ariko wagera kuri Yesu, haleluya, wagera kuri Yesu ngo usogongere wumve uko Yesu agira neza. N'uwudafite ifeza na haleluya, n'uwudafite ifeza nawe naze maze ngunywe kuri Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe ngo n'uwudafite ifeza naze. Imana ihimbaze. Maze wamara gusogongera kuri ya mazi meza yacukuriye muri bwa butayu wari urimo. Reka mbabwire bene data, dufite ubutayu twarwaniyemo. Reka mbabwire, hari abantu twabyutse cyangwa se twavutse dusanga ababyeyi batazi no gusenga, banaraguza baterekera, babandi banapfumagura rwose. Reka nkubwire, noneho ubwo butayu bw'irehe rero Imana yacu dusenga uvamo, wewe urakizwa, ubona agakiza, ubona umwuka w'Imana ukuzaho, umwuka w'Imana uguhangaho, ariko usigarana bya bintu bikuboshe, usigarana za ntambara z'umuryango, usigarana ya magambo ya bene wabo b'ababyeyi, usigarana ya mivumo bagiye kukuraguriza, usigarana ya myaku y'insandago bagusandaze, usigarana ibintu bagiye bagutongera, usigarana imyenda yawe bibye bayimanika ahantu hatandukanye, usigarana ibintu byinshi. None ibyo bigakomeza kugukurura muri cya kibuga cy'intambara, muri cya kibuga cy'intambara urarwana n'izo ngabo zikuvugiriza urwabo. None inyota irakwica, inyota ikumerera nabi. Reka nkubwire ngo umutima wawe urahaba, ariko ndagira ngo nkutangarize iki kintu. Haleluya. Umva iriba rero Imana ifukura rero, Imana ifukura iriba bita Eni Hakore. Iryo riba risobanura iki? Rivuga ngo iriba ry'uwasenze. Imana ishimwe cyane. Iriba ry'uwambaze. Ntabwo Imana ishobora gufukura iriba uko yiboneye. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo Imana ishobora gufukura iriba risanzwe, ntabwo ishobora gufukura Sitina ku buzima bwawe, nta nubwo ishobora gufukura Eseki ku buzima bwawe. Imana ihimbaze. Ahubwo ifukura Rehoboti. Bisobanuye ngo Imana idushize ahagutse ngo tuzororokera muri iki gihugu. Imana igufukura Eni Hakore, bisobanura iriba ry'uwasenze. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nimba waje gusenga, ndavuze ngo Imana igufukure iriba mu izina rya Yesu. Haleluya. Umutima wawe nunywe ushira inyota, kandi nta rindi riba, ni Yesu ufite ukabigenza bikemera. Imana ishimwe cyane. Twaramubonye ko ariyo soko imara inyota, twaramubonye ko ari utugirira neza. Rero intangiro y'ubuzima bwiza ku buzima bwawe ni wowe ubwawe, ni commitment iri mu buzima bwawe, ni wowe determination ufata ukavuga ngo njyewe ndashaka kuba umugabo, ndashaka kuba umugabo nkareka imihanda, ndashaka kuba umugabo nkareka ibyankururaga, ndashaka kuba umuntu w'intwari. Reka nkubwire, kuba intwari biraharanirwa nshuti yanjye. Ntutekereze ko uzaba intwari wapfuye, ntutekereze ko uzaba intwari ibintu byazambye. Oya, ubutwari buraharanirwa. Imana ishimwe cyane. Ubutwari buraharanirwa. Imana ihimbazwe. Mwene data rero nteze amatwi, ndagira ngo ufate icyemezo uvuge ngo nanjye mfashe determination ku buzima bwanjye yo kubungomba kuba we. Imana ishimwe cyane. Ubu intangiro y'ubuzima bwiza rero ni wowe ubwawe, iri muri wowe indani. A man no purpose is like empty. Umugabo utagira intego aba ari nka tonovide, aba ari nk'ingunguru uri mu busa. Kandi uzabicunge, abantu batagira intego, abantu batagira icyerekezo bahora bazerera nk'umuyaga, bahora ntago baba bazi icyo bashaka, nta commitment bagira, ahubwo bahora bazerera, bahora bameze
nk'intare izerera ishaka uwo yanconshomora. Abantu badafite icyerekezo, batazi icyo bashaka, usanga kenshi ari umuyaga, baba ari tonovide, baba ari ingunguru ziriho ziravuga. Ingunguru yikomanzaho ihita isakuza, wayumva ukagira ngo ibintu birakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, intangiriro y'ubuzima bwiza iri muri wowe imbere. Imana ishimwe cyane. Umunsi wa gatatu rero twari turakuvuga ngo ese wari uzi ko buri kintu kigira itangiriro, ikintu kigira itangiriro kiba gifite n'iherezo. Mu by'ukuri nyuma y'uko usobanukirwa ko isoko ari Yesu Kristo, ukamenya neza ko intangiriro y'ubuzima ari wowe uyifitemo imbere, ndagira ngo utangarize ngo ikintu cyose rero kiba gifite itangiriro kikaba kikagira n'iherezo. Ibyo wanyuzemo byose biba bifite iherezo ryabyo. Uko byagenda kose umurongo wose ugira aho urangirira. Memuratere nuramuka ufashe ahantu uhagaze, wenda aho wicaye uyu munsi, aho uhagaze ukavuga ngo ngiye kugenda tudruwa, ngiye kugenda, uzagenda uzagaruka aho watangiriye urugendo, kubera ko isi ikora rotasiyo ku zuba, igakorana muvoma y'ubwayo, ikikora revolution y'ubwayo. None uvuga ngo uko ugenda uvuye aho uri uzagaruka aho uri, kuko isi ni uruziga. Rero hari igihe umuntu agukangatiza akavuga ngo aragusize, ngabigenje gutya na gutya, ariko akazagusanga ahahandi. Hari benshi twabonye basanze abantu aho babasize kandi barabakagatijeho, barabigize nabi. Reka mbabwire inshuti yanjye, Imana dusenga uyu munsi dufite intego ivuga ngo ese haba guhirwa cyangwa haba kuzinduka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turabivugaho iminota mike cyane. Ese koko haba guhirwa cyangwa haba kuzinduka? Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Umunsi yateruye amagambo mu bice bitanu, n'amagambo abantu bakunze kuvuga ngo Matayo 5, cyangwa se bafite uko bayita bitewe n'impamvu. Ariko iyo nyasomye yongera kusubizamo izindi mbaraga. Yesu ateruye ayo magambo yabavuze ngo ahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Aya ni amagambo umwami Napoleon w'Ububirigi yigeze yakoresha mu gihe yoherezaga abamisiyoneri muri Afurika. Noneho yari abizi neza ko abanyafurika batsimbarara ku mico yabo, yari azi ko abanyafurika bari très riche, bafite ubutunzi bwinshi buri minere, buri naturel. Ubutunzi bwabo yari abizi ko buhari cyane. Noneho Napoleon agiye kohereza Leopold agiye kohereza abamisiyoneri muri Afurika, arababwira ngo mugende mubabwirize ubutumwa bwiza, ariko muzibande kuri iri jambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Icyo gihe imyumvire y'abanyafurika baraza barababwira ati abakene barahirwa, muhumura abakene barahirwa. Bakubitaho n'iriya jambo riri muri Matayo rivuga ngo kubona umukire yagiye mu ijuru ngo bimeze nko kubona ufashe ingamiye ukayinyuza mu mwenge w'urushinge. Bababwira gutyo mu rwego rwo kugira ngo bafate imitungo iri naturere y'abanyafurika bayijyane mu bihugu byabo. Uyu munsi abanyafurika turacyarwana intambara yo gukuramo mentality yo kumva yuko umukire atazajya mu ijuru. Turacyarwana mentality yo kubwira abantu yuko ubwami bw'Imana, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Nireba umukene nta nubwo ireba umukire, ahubwo ireba abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Imana ishimwe cyane. Ubukene yavugaga ni ubukene, ni ukwicisha bugufi umutima, ni ukumva yuko you are used, donc ntacyo uricyo imbere y'Imana, ahubwo wowe ubwawe uri umukene wo kubabarirwa, ukeneye imbabazi ziva mu ijuru. Ntabwo ari ubukene bw'amafaranga, ntabwo ari ubukene bw'imyambaro. Hari igihe rero twageraga mu bukene, ndabyibuka ndi umwe mu bantu bahuye n'ubukene bitari ngombwa, ariko impinduka y'ibihe iyo yageze uwaryaga araburara. Impinduka y'ibihe iyo yageze uwari wambaye yambara ubusa. Impinduka y'ibihe iyo yageze
wari ufite icyubahiro insuzugurwa, impinduka y'ibihe yageze, wari umuntu wo hejuru ari umuyobozi ahinduka umuyoborwa, impinduka y'ibihe yageze, ibintu byose birahinduka. Noneho hari igihe twajyaga twitera morali tukavuga ngo n'ubundi Yesu yaravuze ngo abakene barahirwa, n'ubundi Yesu yaravuze ngo abakire kugira ngo bazajye mu ijuru niwe gufata ingamiya ukayinyuza mu mwenge w'urushinge, tukumva twiteye amajeke, ariko ibyo babyita ikinya gihita kiva mukangutse. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari abantu bitera ikinya bakavuga ngo Imana yaratubwiye ikinya mbese ukumva ikinya kiragufashe, ariko mu kanya cyagushira mu gatangira ukavuga ati ibintu byakomeye. Rero ndagira ngo mbabwire nshuti yanjye, ubukene, abanyamahirwe ni abakene mu mitima yabo, ntabwo ari igisobanuro cyo kuvuga ngo abakene ngo mu buryo busanzwe, kuko n'umukire w'umukene mu mutima ni umunyamahirwe cyane, uwarahirwa. Rero aya ni amagambo Yesu yateruye, arababwira ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Utazavaho nanone ukagenda ubyitiranya ukavuga ngo nyine ngomba gushavura, ngomba kwishavuza, uzikaye n'abantu bishavuza ngo nibo bazahozwa. Reka nkubwire yanjye, oya, ahubwo wa wundi ushavura, kuko iyo usomye ugeze ku murongo hasi ngo wa 11 niwe wavuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. Mu by'ukuri nushavura urenganyirizwa ijambo ry'Imana, nushavura urenganyirizwa yuko uvuga Imana, nushavura uvuga Yesu, uri umunyamahirwe. Reka nkubwire nshuti yanjye, yigeze agera ku murongo wa 6 aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota. Reka nkubwire, inzara abanyamahirwe bagira ntabwo ari ya yindi y'ibiryo. Reka mbabwire, nigeze naribwa n'inzara njya gusaba ibiryo, reka mbabwire, najya gukomanga ibiryo nkasanga aho ngiye kubivumba babimaze, nyine ubwo nkongera ngahambira umutwe nkataha, nta kundi ibiryo babimaze. Uzi kuvumba ibiryo warangiza ugasanga byashize. Rero ntabwo ikibazo ku banyamahirwe ari abafite iyo nzara n'inyota by'ibiryo bisanzwe, ni inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko bene abo ngabo aribo bazahazwa. Imana ishimwe cyane. Ndashaka rero kugira ngo mbabwire ngo kuba umunyamahirwe ntabwo ari uko uba utunze amayetaje, kuba abanyamahirwe ntabwo ari uko ufite amafaranga menshi, kuba umunyamahirwe ntabwo ari uko uri umukene rurangiza, kuba oya, ahubwo kuba umunyamahirwe ni uko uzi neza yuko umutima wawe uboneye imbere y'Imana, kuko wowe uri umunyamahirwe. Uzabibaze bene Kora, bigeze bagera muri Zaburi ya 84 barangije baravuga ngo twibutse neza imirimo y'Imana, twibutse imirimo Imana yakoze, twibutse ko ubutaka bwamize bene wacu, twibutse yuko bamwe bagomeye Imana mu butayu, bibutse ko mu kibaya byari bikomeye cyane, twibutse iyo mirimo Imana yakoze. Turangije tubona yuko nta kindi kintu kizima kiriho. Hahirwa abafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, kuko aribo abo ngabo bafite inzira zigana i Siyoni, ngo nibanyura mu gikombe cya Baka, igikombe cyamize abantu, igikombe cyishe benshi, igikombe cyuzuye imibabaro, igikombe cyuzuye inzara, igikombe cyuzuye intambara, igikombe cyuzuye intonganya, igikombe cyuzuye ibintu byinshi. Bene abo banyamahirwe bafite inzira zigana i Siyoni mu mitima yabo bazakinyuramo, kandi bazagihindura amasoko, imvura y'umuhindo izacambika imigisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abanyamahirwe rero bafite password, ndi gusobanura abanyamahirwe muri aka kanya, bafite password ikomeye cyane. Reka nkubwire ngo numva uri umunyamahirwe utangire widunde. Imana ishimwe cyane. Twabonye abanyamahirwe baruta abanyamashuri, dufite abadokiteri benshi, nahuye n'abadokiteri benshi, nahuye n'abantu benshi bakomeye cyane, ariko uyu munsi nabasinzira urangiza. Uyu munsi uramureba aragenda yinyarira mu muhanda, wamubaza amashuri akakubwira ngo nge nize mu Burusiya, akakubwira ngo nge mfite PhD mu bijyanye na siyanse. Reka nkubwire ngo abo tubita bazindutse, abo ni abantu bazindutse, ariko ndagira ngo nkubwire ubuzima bwabo bwararangiye. Ariko umva nkubwire umunyamahirwe, naho umuzindutsi yazindutse
uzinduka mu gitondo. Imana ishimwe cyane, umunyamahirwe arakomeye. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire umunyamahirwe, data, haleluya, Imana ishimwe. Umva umunyamahirwe, hari abantu badukangishije amashuri baratubwira ngo mwebwe muri inasoma nigeze kujya i Burundi, noneho ndi ahantu mu Kanyosha ndiho ndabwiriza, umuntu ahagarara imbere, arangije inyuma narindi imbere ahagarara inyuma, aravuga ngo mbe mushinga ntahe ufise amashuri angahe? Narindiho mbwiriza ndi mu mwuka, noneho numva nkubise igikwasi kandi na segonderi nari ntarayirangiza. Ndavuga ngo mana, uyu muntu arankomye kweri. Ndangije ndamubwira ngo mushinga ntahe, ngo njyewe nasoma. Arangije aravuga ngo yego biragaragara mushinga ntahe wasoma kweri, none wize amashuri angahe? Ndareba ndiyumvira, ndangije ndamubwira ngo umva nkubwire, njyewe amashuri nize hano mu Burundi ntayahari, njyewe amashuri nize mu Rwanda ntayahari, njyewe ahubwo nize mu mashuri akomeye kandi mfite impamyabushobozi z'ikirenga. Arangije arambwira ngo mbe ngo wize hehe? Ndamubwira ngo njye nize muri Isirayeli, hahandi Sawuli yasanze Dawidi agiye kumutera, agahinguka yahanura, bigahera mu gitondo bikageza nimugoroba. Imana ishimwe cyane. Arangije arambwira ngo wasoma mushinga ntahe, nanjye ndamubwira ngo nasoma. Imana ihibazwe. Reka nkubwire ngo tugaragara nk'abatariho ariko dutungishije benshi. Imana ishimwe. Reka nkubwire bene data, nubwo ugaragara nk'utariho ariko uri umunyamahirwe kuko ufite imitima uboneye. Abanyumva tuvuge haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugaragara nk'abatariho ariko dutungishije benshi. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari abagutanze kuzinduka, hari abantu bakwiza imbere. Uyu munsi bafite akazi keza, babijyanywemo nuko bafite amataye meza, babijyanywemo nuko bafite isura nziza, babijyanywemo yuko bavuka mu miryango ikomeye, babijyanywemo nuko wenda wowe udafite kivugira. Ariko mva nkubwire umunyamahirwe rero, Imana ishaka uyu munsi wa none ni wa wundi, haleluya, uvuga ngo njyewe namenye Imana. Reka nkubwire, abana b'Imana turashinganye. Abana b'Imana icyo turushije abandi, barapfusha natwe tugapfusha, ariko tuba dufite ibanga tugendana. Umva ibanga tugendana rero abanyamahirwe rero, nijwi ryongorera ritubwira ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ayiwe, Imana ishimwe. Data, Pawulo abwira Abaroma, yarababwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Umva nkubwire umunyamahirwe rero ukuntu atanga uwazindutse kugera iyaje. Uzagenda ubibaza umugabo bita Filipo. Igihe kimwe Filipo ahaguruka agiye ahantu, noneho abandi ubwo bari bagiye kare. Mu gihe yari ari mu igari ariho n'umunyetiyopiya, ngo biba ngombwa ko ajya kumubatiza. None agiye kumubatiza kandi yari afite urugendo rugana ahantu bita muri Azoto, kandi ubwo abandi bari bagiye. Umva nkubwire rero umunyamahirwe, ntakangwa nuko, Imana ishimwe cyane, ntakangwa nuko abandi bagiye kare, ahubwo niyo yakorasi natangiye ndirimba ngo sinzatuza abandi babiba, ngo nanjye nzabiba nkabo. Igihe cy'isarura nikigera nanjye nzasarura nkabo. Nuko ngo Filipo igihe yari amaze kubatiza umunyetiyopiya, arangije ngo umwuka w'Imana uramusimbukana, umunaga muri Azoto. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ikibazo ari uko twakererewe, ahubwo ikibazo abizera Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. Nubwo ugaragara nk'udatunze ariko uri umunyamahirwe. Pfana icyo ngicyo ko uri umunyamahirwe kuko Yesu yakumenye izina. Imana ishimwe cyane. Hari umunsi Imana izaza ikaguterura ikakunaga muri Azoto. Wikangwa nuko nta kintu ufite, wikangwa nuko nta diporome, wikangwa nuko
imyaka ibaye myinshi utararongorwa, umva ngabo twabyirukanye bararongowe ngo njyewe ntacyo mfite. Oya, wibi gutera ubwoba, kubera yuko ashobora kugenda agashaka urubyaro akarubura, none wowe cyangwa se yanarubona akabyara rimwe kabiri, wowe ukaza ugahita ubyara abana 6 icyarimwe. Sikigira we, haba guhirwa ntabwo haba kuzinduka, ugahita umucaho mu mubare w'abana. Umva abanyamahirwe turashinganye, abanyumva tuvuge haleluya. Abanyamahirwe turashinganye, Imana ishimwe cyane. Ntabwo dutewe ubwoba n'imyaka tumaze, Imana ihimazwe. Ntabwo dutewe n'imyaka, umva iby'imyaka ntabwo bireba Imana. Yesu yigeze yagera ku kidendezi cy'i Betesida, nimba ugira ngo ndakubeshya, umugore aramaze imyaka 38. Uwo muntu w'imyaka 38 yarayimaze adafite uwamunagamo. Bene data mwabuze ababanagamo, bene data mwabuze uwabashyira mu kidendezi. Marayika araza akihindukiza, mwebwe ntimubashe kugeramo. Ariko ndagira ngo nkubwire, bamwe bafite ababanagamo, abo ni babandi babatanze kuzinduka. Ariko mva nkubwire, Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo nubwo abandi bafite ababanaga mu kidendezi, ariko twebwe ntabwo turi bukandagire muri ayo mazi, ndakurahiye. Reka Yesu yaraje aravuga ngo ye, imyaka umaze hano, hari abandi bafite bene wabo babazanye, hari abandi bafite abari bubonagamo marayika naza. Ariko mva nkubwire rata wowe, ikorera ingobyi yawe witahire aya mazi yo abandi be. Umva uzi ko ari abantu, ntabwo tuzatabarirwa aho abandi batabariwe, ntabwo tuzatabarirwa mu mazi abandi bozemo bakayakoreramo ibibi, wenda bajyagamo ibigwara byabo bakabyiyuhagirira muri ayo mazi. Ariko ngo Imana ireba uwo muntu, iramubwira ngo nubwo abandi bazindutse bakabasha kugera muri ayo mazi, ariko ndagira ngo nkubwire, ikorera ingobyi yawe witahire. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Ngo nuko ko yikorera ingobyi yiwe arataha. Reka nkubwire, ibyo ubona byose ntibigutera ubwoba, ariko abanyumva mwamvugiye amina. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Iby'imyaka umaze ntabwo bireba Imana, kuko umva amazi boze ntabwo ari yagomba kugukiza. Hari aboze barambitswe ngo amavuta ya Elayo, hari abakize bakijijwe nuko wenda babarambitseho ngo ikiganza gishyushye, nimba abandi haba n'ibikonje byaranyobeye. Umva ibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana. Iki kivuze ni ese umutima wawe nimba uri umunyamahirwe, hita widunda uvuge ngo je suis umunyamahirwe. I'm blessed man, ndi umunyamahirwe. Kandi kuba umunyamahirwe ni iki? Nuko ufite Yesu. Reka ngo niba ufite Yesu, genda wikandagira widunda uvuge ngo mwigireyo, nambaye igikweto gicitse ariko mwigireyo, nambaye imyenda ishaje ariko mwigireyo, kubera ko njyewe nduma data we ndafashijwe. Imana ishimwe, Imana ihibazwe, Imana ihibazwe. Data Rabi Yesu, ndi umunyamahirwe kubera ko ngendana Yesu. Bibiliya irambwira ngo turi Yesu ni umuzabibu, natwe turi amashami. Niba wumva unezerewe, warikonekise kuri Yesu neza, kabona nubwo inkweto yahengama, ujya ugenda uvuga ngo ndi umunyamahirwe. Kabona nubwo inkweto yaba yaracitse, nibuka umunsi nakandagiraga muri Australia, nari mfite inkweto yacitse, ariko nuzuye umwuka wera, ndavuga ngo ndi umunyamahirwe. Imana ishimwe cyane. Data abanyumva tuvuge haleluya. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Kuko Umwami Imana azadutabara, nicyo. Reka nkubwire, turi abanyamahirwe abazindutse. I don't care. Nushaka kuba warazindutse, nushaka kuba umaze imyaka myinshi mu mashuri, nushaka kuba ububyaye kangahe, nushaka uba ufite indege, nushaka uba ufite amafaranga, nushaka uba utuye i Burayi, nushaka uba utuye he, ariko abanyamahirwe, umva nkubwire icyo turusha abandi, tugendana ibanga, tugendana ijwi ryongorera ritwubwira ngo muhumure bana banjye. Abamwe barapfusha bakarira, ariko twebwe ngo nyuma y'ubu buzima tuzajya hera. Abandi barababara, ariko twebwe twabangwahirwa bapfa bapfiriye mu Mwami, umwuka ngo baruhuke. Iryo jwi rero ni n'abanyamahirwe, abafite Yesu mu mitima yabo. Muri abanyamahirwe, haleluya, muri abanyamahirwe. Nta cyiza ngo kuba umunyamahirwe. Umva reka mabwire, sintewe ubwoba yuko ntaragura indege,
sintewe ubwoba yuko wenda naragira igorofa mu bihugu reka da ibyo I don't care. Icy'ingenzi ni uko umutima wanjye numva uhamanya na Yesu muri njyewe. Njya nkunda kubabwira ijambo ngo ngiye gukira nkiri umwana. Reka mbabwire mfa kuba mfite Yesu. Yesu yarambwiye ngo yigeze ambwira ijambo rikomeye ngo mutafuteni ufalme wa Mungu na haki yake yote zingine mutazidishiwa. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongera. Kuba dufite Imana dufite byose. Mana ishimwe cyane. Sintewe ubwoba n'ibyo ntafite nonaha, kubera yuko nigeze nabona uwo bahambye mu modoka mu gitondo, imodoka atwaye basanze bayijyanye, umuntu asigaye yambaye ubusa na kositimu bayitwaye. Bivuze ngo sintewe ubwoba n'ibyo ntafite, ahubwo ikinteye ubwoba nuko amaso yanjye yazawusha kureba Imana. Kandi Yobu yaravuze ngo amaso yanjye niyo azareba umwami Imana. Reka mbabwire, haleluya, reka mbabwire nshuti yanjye, amaso yawe uharanire ngo azareba Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Amaso yawe niyo azareba umwami Imana. Ntuzaterwa ubwoba n'ibyo udafite, ntuzaterwa ubwoba n'ibyo utarageraho, ahubwo icyo utarageraho kibwira Imana ngo ni wowe ugifite. Reka ngo utunge, kuko biravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Hari abashaka amafaranga bakirengagiza nyiri amafaranga, hari abashaka ubukire bakirengagiza nyiri ubukire, hari abashaka kugenda mu mahanga bagasiga uwa nyiri mahanga. Ariko ndagira ngo mbabwire, shaka Imana ibindi bizagukurikira. Mana ishimwe cyane. Shaka Imana ibindi bizagukurikira. Wishakashakisha ibintu, kuko ibintu c'est vapeur, ibintu biragenda. Ariko nyiri ibintu Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Bene data, ni muze twikonekte kuri Yesu. Ni muze abanyamahirwe n'abikonekse kuri Yesu. Abanyamahirwe n'abafite inzira zigana Siyoni mu mitima yabo. Abanyamahirwe n'abafite imitima iboneye. Abanyamahirwe n'abafite inzara n'inyota. Ntabwo abanyamahirwe ari uko boroye ingurube nyinshi, ntabwo abanyamahirwe ari uko bafite inde. Yes, nabo ni abanyamahirwe, ariko si cyo Bibiliya ivuga. Wowe nimba ugendana na Yesu neza umutima wawe, uri umunyamahirwe 100%. Mana ishimwe cyane. Ndashima Imana yatugize abanyamahirwe. Muririmbyi yaravuze ngo Yesu wangize ku umuvandimwe we. Icyamba Imana umuntu agahinduka umuvandimwe wa Yesu. Sorry. Cyamba Imana umuntu wese akiyumvamo Kristo. Rero haba guhirwa, ntabwo haba kuzinduka. Umuntu uzakubwira ko yazindutse, akagukangisha ko yazindutse, akagukangisha ko yageze yajya, uzamubwire ngo humura, umwami Imana yanterura akanaga muri Azoto bidasabye ramforo y'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Nimuhumure, iyaduhamagaye idufitiye umurongo mwiza. Nimuhumure, abizera umwami Yesu ntabwo bazakorwa n'isoni. Nimuhumure, abo umwami Imana yahaye, Imana ishimwe cyane. Nimuhumure, abafite agakiza mu mitima yabo. Petero yageze kwa Koroneliyo aravuga ngo yewe we, mbonye yuko Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranukira bemera. Ndagira ngo nkubwire ufate intego yo gukiranuka, ibindi byose uzabyongererwa. Imana ishimwe cyane. Ibyo ushaka byose bishakire mu murongo wo gukiranuka. Haleluya. Abanyumva tuvuge haleluya. Imana ishimwe cyane. Tubishakiremo. Ndumva nezerewe uyu munsi. Ntabwo ari uko umuntu yaba atuye muri Australia, ntabwo ari uko umuntu yaba atuye i Burayi, kuko reka nkubwire ikintu abantu batazi, abatuye muri Australia, abatuye muri Amerika, abatuye i Burayi, ikintu gikomeye, imva zaho zirahenda. Nimba mutari munabizi, imva zirahenda. Ariko urusororo ayigura makeya, niyo mahirwe mugira. Twebwe inaha zirahenda. Rero ntihazagira umuntu gukanga ngo ari i Burayi uzamubwire ngo imva yayo irahenda. Urumva? Imva irahenda.
umuntu ntazaguhahamure ngo ntuye ngo muri Australia ngo Josué Puyisa uzamubwire ngo Puyisa ni Yesu wenyine wowe uri useless kubera yuko ariko mana ntabwo twirata aho turi, ntabwo twirata icyo Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Nshuti yanjye, ntihazagira umuntu guhahamura, ntihazagira umuntu gutera ubwoba ngo jewe ngo nibuka hari umuntu umwe wigeze wankorera ibintu bibi, noneho ndangije namubwira nti sha urampamije kabisa, ariko mu minsi iri imbere nzagusanga ahantu. Uyu munsi tuvugana marahinga mararagira inka kandi yari umuntu ukaze. Ndamubwira impinduka ibihe nigera ibyo biratano uzabibona. Reka babwire nshuti yanjye, hano umuntu ntazagukange, ntazakurebe ngakurebere ngo uziko mu muryango wa kwa runaka ngo hariya nta cyiza cyahaturuka. Reka nkubwire, nta cyiza cyaturuka i Nazareti niko abantu babitekereza, ariko Yesu aramubwira ngo ngwino urebe, come and see, ngwino urebe. Imana ishimwe cyane, ngwino urebe. Haleluya! Ibyo babona ko mu muryango wawe nta cyiza cyaturuka, babwire ngo come and see, muze murebe. Imana ishimwe cyane. Twagiye tubona abantu bavuga ngo nta bukwe bazakora, ariko reka mbabwire nyuma tukaza kubona amafoto ibintu ari bibi. Reka nkubwire, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uyu munsi uri umunyamahirwe nimba warahisemo Yesu wenyine mu mutima wawe. Umva impamvu nkubwira ko uri umunyamahirwe. Pawulo yandikira ab'Ikorinto yarababwiye ngo niba muri ubu buzima twarahisemo Yesu wenyine, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ubwo se urashaka kumbwira ngo nimba narahisemo Yesu kandi yaransezanije ko azangira impuhwe kuruta abandi bose, urumva umuntu azaza akantera ubwo? Urumva umuntu azaza akamuhamura? Urumva umuntu azaza akanyigirizaho nkana? Wapi! Kuko ndabizi neza ko mu gihe nahisemo Yesu nkamwizera n'umutima wanjye, ndi umunyamahirwe, kandi kigeretse kuri ibyo ngirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Imana ishimwe cyane. Nimuhumure, Imana ibagirira impuhwe. Imana nibagirira impuhwe uhereye umunsi wa none ukageza iteka ryose. Abizeye umwami n'umukiza mu bugingo bwabo muri abanyamahirwe, kandi ntabwo umusozi mutuyeho. Reka nkubwire nshuti yanjye, nubwo hari abantu banditse impapuro z'imimbano bakawiyitirira uwo musozi, reka nkubwire ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo mugende i Kanani, yari ibizi neza ko hatuye Abanaki n'Abaheti n'Abahevi n'amoko yose, kandi bari amoko maremare, bari abantu b'ibigango, bari ubwoko bukomeye cyane, bari umva uwo musozi Imana yari izi ko ari uw'Abisirayeli, ariko Abanaki bari barawiyitiriye bawugira uwabo. Reka nkubwire ngo nubwo Abanaki bawiyitiriye bavuga ngo uyu ni umusozi wacu, ariko babwire ngo hari icyo navuganye n'Imana. Imana yambwiye ko uyu musozi ari uwanjye. Imana ishimwe cyane. Hari abafashe urubyaro rwawe barabyiyitirira, baravuga ngo uriya muntu ntago azabyara. Babwire ngo Imana yarambwiye muri Zaburi ngo abana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire nshuti yanjye, ni igihe cyo kurwanira gakondo yacu. Imana ihimbazwe. Naboti yaravuze ngo kirazira yuko narekura gakondo ya sogokuruza. Reka nkubwire, ni igihe cyo kurwanira gakondo yacu, ni igihe cyo kurwanira umusozi Imana duhaye. Nubwo hari ibyawiyitiriye, ariko muhumure muri abanyamahirwe. Ibyazindutse ntacyo bivuze ku munyamahirwe. Umuntu akakubwira ngo umaze imyaka myinshi nkora rwose arahembwa ibihumbi 80 by'amanyarwanda, yakureba uriho urasaba wenda mitiyu, akavuga ngo yo ngo rwose nguriya ngo Imana yaramufashije yabonye akazi, maze nihakeye kabiri Uwiteka kwibutse yo bagahita baguhereza akazi k'ibihumbi 600. Shareka nkubwire, ibihumbi 600 akorera ibihumbi 80 uhita umurengaho diregite. Haba guhirwa rero, ntabwo haba kuzinduka. Abavuganye n'Imana nimuhumure, Yesu arinda ijambo ryayo akarisohoza. Abavuganye n'Imana nimukomere ku munsi mubi. Reka nkubwire nshuti yanjye, nimba wizeye ko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, tuza uri umunyamahirwe. Mana ishimwe cyane. Mana data wa twese wo mu ijuru, ugira neza kubwira ijambo, turagushimye turaguhimbaje. Habwa icyubahiro rero, senge umuntu wese wanyumvise, umufate ukuboko, umwite umunyamahirwe, kandi nyuma y'ibyo byose umukomereze intambwe z'ibirenge bye. Urakoze. Abanyumva bose aho baherereye bagubwe neza, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.